twongere dushimire umwami Imana yemeye kubana natwe kuri uyu munsi wa none. Yongeye kuduha agahenge ko kugira ngo twongere tubeho kuri uyu munsi wa none. Imibereho yacu yose ikwiye kurangwa no gushima Imana. Kubw'izo mpamvu rero reka dushime Imana yemeye kubana natwe, ikaba itwongereye umunsi wo kubaho. Kuri uyu munsi rero tugiye kwigira hamwe ingingo y'ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Igihembwe cya gatatu turimo turarebera hamwe icyigisho kivuga ngo igitabo cya Mariko. Aho muri iki cyumweru dufite insanganyamatsiko ifite umutwe ugira uti imigani. Kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ingingo y'ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Mbere yuko tujya mbere muri icyigisho cy'uyu munsi, ndakwinginze tubanze dusenge Imana. Turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri umuremyi wacu, tugushimiye kongeye kuduha umwanya wo kwiga ijambo ryawe kuri uyu munsi wa none. Turakwinginze kugira ngo umwuka wawe wera abane natwe muri iki cyigisho, abashe kudusobanurira ibyo tutabashije gusobanukirwa nabyo. Ibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Rero muri iki cyumweru tumaze twiga igitabo, igice cya 4 cy'igitabo cya Mariko, aho turi kurebera hamwe ingingo ivuga ngo imigani. Icyo kwibukwa cyabonekaga muri Mariko igice cya 4 umurongo wa 24 ndetse no wa 25, hagira hati, arababwira ati, nimuzirikane ibyo mvuga, urugero mugeramo nirwo muzagerwamo kandi muzarushirizwaho, kuko ufite azahabwa kandi udafite azakwa n'icyo yari afite. Nshuti mukundwa rero, dukwiye gushishikariza kwiga ijambo ry'Imana, ko nicyo kidukwiriye kugira ngo imibereho yacu irushe kubaho ishimwa n'umwami Imana, tukubakira ku ingoma y'ubwami bw'Imana. Aha rero ingingo y'ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa tugiye kurebera hamwe kuri uyu munsi wa none, iyo tugiye mu gitabo cya Ellen White cyitwa Imigani ya Kristo, igice kivuga iby'umubibyi wajye kubiba. Aha rero baratubwira bati muri iki cyigisho, gukiranuka nyakuri ni ukubonerwa mu murimo w'Imana. Ibyo nibyo biranga imibereho ya Gikristo nyakuri. Kristo ashaka ko umuntu yitanga wese, ashaka umutima, ubwenge, ubugingo n'imbaraga. Intarige ntikwiriye gukundwa, ubaho kubwe ntabwo ari umukristo. Ni ukuri intarige ntikwiriye gukundwa kandi ubaho kubwe ntabwo ari umukristo. Ahubwo nshuti mukundwa, imibereho yacu yose tukwiye kuyegurira Imana, kuko nicyo Kristo adushakaho. Ni ukuri urukundo rugomba kuba ihame, igikorwa gishingiraho. Leta y'Imana mu ijuru no mu isi yubakiye ku ihame ry'urukundo, kandi nirwo rugomba kuba urufatiro rw'imico y'umukristo. Ni ukuri umukristo akwiye kurangwa n'urukundo, ko mu by'ukuri urukundo niryo hame igikorwa gishingiyeho, kandi leta y'Imana mu ijuru no mu isi yubakiye ku ihame ry'urukundo, kandi nirwo rugomba kuba urufatiro rw'imico y'umukristo. Nshuti mukundwa rero, urukundo ni ikintu cy'ingenzi, ko niryo hame rya leta y'ubwami bwo mu ijuru yubakiyeho. Nirwo rwonyine rwamubashisha guhagarara ashikamye. Urukundo rwonyine nirwo rubashisha umuntu kwihanganira igishuko n'ikigeragezo cyose. Nshuti mukundwa rero, udafite urukundo ntabwo akwiye kubarirwa mu bwoko bw'Imana, kuko ihame ry'ubwami bw'Imana ryubakiye ku rukundo. Kandi nshuti mukundwa, urukundo rugaragarira mu kwitanga. Imana y'agakiza yari ishingiye ku bwitange bukomeye cyane kandi butagerwa. Kristo yatanze byose ku bwacu, kandi abamwakiriye bagomba guhora biteguye guhara byose kubw'umucunguzi wabo, gutekereza ibyo kumuhesha ikuzo n'icyubahiro
biza mbere y'ikindi kintu cyose. Nshuti mukundwa, umukristo akwiye gutekereza ibyo abasha guha Kristo icyubahiro ndetse n'ikuzo. Nicyo kintu gikwiye kuza mbere y'ibindi bintu byose mu mibereho y'umukristo. Kristo arashaka ko tumwegurira byose. Ndakwinginze kugira ngo no kuri uyu munsi wa none, muri iki cyumweru tumaze twiga, ubashe kuba wafata icyemezo kigira kiti ukiyegurira Kristo, ibyawe byose ukabyegurira Kristo, imibereho yawe yose ukayegurira Kristo, urukundo rwawe rwose ukarwegurira Kristo, ubugingo bwawe bwose ndetse n'imbaraga yawe yose ukabyegurira Kristo. Icyo nicyo ngusabiye ubuntu, nanjye nisabira muri aka kanya, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Reka nongere ngusabe wowe ukurikirana ibi byigisho kugira ngo bizabashe kugenda neza, ujye wandika muri komenti ikibazo waba ufite kugira ngo ujye usubizwa ikibazo wajya ugira ku ngingo ku yindi twagiye twiga. Kandi n'ikindi nagusaba kuri uyu munsi wa none ni uko wagerageza gukora share kugira ngo ubutumwa ubashe kubusangiza abandi, bityo nabo bajye iri jambo rye ribasha kubageraho. Icyo nicyo mbasabiye muri aka kanya, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.